twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 33 mu cyumweru bisanzwe, tariki 19 Ugushyingo 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya Myumviro cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa karindwi umurongo wa mbere n'uwa 20 kugeza kwa 31. Muri iyo minsi baza gufatana none abavandimwe barindwi hamwe na nyina, umwami bakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nyina ubabyara rero aba agatangaza rwose n'intibagirana, we wabonaga abahungu be barindwi bicirwa umunsi umwe, nyamara kiyumanganya gitwari kuko yari iringiye Nyagasani. Yashishikazaga buri wese muri bo mu rurimi rw'abasekuruza be, uko yakuzuye ibitekerezo bitunganye, akanayoborwa n'ubutwari bwa kigabo. Uwo mugore yabwiraga abahungu be ati, uko nabasamye sinkuzi, si jyewe bagabiye umwuka n'ubugingo, sinanjye watunganyije ingingo za buri wese muri mwe. Nicyo gituma umuremyi w'isi, we wahanze umuntu akaba n'inkomoko y'ibintu byose, azabagirira impuhwe akabasubiza umwuka n'ubugingo, ubwo mwiyanze ubwanyu kubera urukundo mufitiye amategeko ye. Antiyokusi abyumvise yibwira ko bamusuzuguye, ndetse akeka ko bamututse. Niko guhendahenda umuhererezi wari ukiri muzima, ndetse anamusezeranya mu ndahiro ko azamukungahaza, akadamarara, akazamugira inshuti kandi akamushinga imirimo ikomeye naramuka aretse imigenzo y'abasokuruza be. Ariko wa musore ntiyabyitaho. Umwami niko guhamagaza nyina umubyara, amusaba kumugira inama ngo akunde akize ubuzima bwe. Amaze kumwinginga igihe kirekire, yemera kugira umuhungu we inama. Nuko nyina aramwiyegereza, ari nako ahema wa mugome, amubwira mu rurimi rw'abasekuruza bati, mwana wanjye mbabarira, jyewe wagutwaye mu nda amezi 9 yose, nkakonsa imyaka 3, kandi nkakurera kugeza uko ungana uku, ari jye ukwitaho. Ndakwinginze mwana wanjye, ubura amaso witegereza ijuru n'isi, urebe ibihari byose, kandi wibuke ko Imana yabikuye mu busa, ndetse n'abantu akaba ari uko baremwe. Witinya uyu mwicanyi, ahubwo emera upfa n'ubutwari nk'abavandimwe bawe, kugira ngo igihe cy'imbabazi z'Imana nikigera, nzongere kukubona hamwe nabo. Nyina yabaye akirangiza kuvuga, uwo musore atera hejuru ati, mbese mutegereje iki? Sinteze kumvira amabwiriza y'umwami, ahubwo numvira amategeko abasokuruza bacu bahawe na Musa. Naho wowe wahimbye uburyo bwinshi bwo kwicisha urubozo Abahebureyi, ntuzarokoka ibiganza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 117. Nyagasani igihe kizaza, maze tubone ikuzo ryawe. Uhoraho ndenganura, nyumva wite ku maganya yanjye, tega amatwi isengesho ryanjye, ridaturutse mu munwa ubeshya. Ijisho ryawe nirirebe aho kuri guherereye. Nahamije intambwe mu mayira yawe, ibirenge byanjye ntibyadandabirana. Mana yanjye, ndakwiyambaza kuko unyumva, ntega amatwi wumva ibyo nkubwira. Urandinde nk'imo y'ijisho ryawe, umbishe mu gicucu cy'amababa yawe. Naho njyewe birakwiye ko nzareba uruhanga rwawe, ninkanguka nzanyurwa n'uburanga bwawe. Nyagasani igihe kizaza, maze tubone ikuzo ryawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo wa 11 kugeza ku 28. Mu gihe abantu bari bamuteze amatwi, Yezu yongera kubacira umugani kuko yari ageze hafi ya Yerusalemu, kandi hakaba hari abibwiraga ko ingoma y'Imana igiye kwigaragaza ako kanya. Nuko aravuga ati, umuntu w'igikomangoma yagiye mu gihugu cya kure, ajyanywe no kwimikwa, byarangira akagaruka. Nuko ahamagara 10 mu bagaragu be, abaha ibiceri 10 bya feza, arababwira ati, muzabikoreshe neza bizunguke kugeza igihe nzagarukira. Ariko abaturage baramwangaga, maze bamukurikiza intumwa zo kuvuga ngo, ntidushaka kuriya tubera umwami. Amaze rero kwimikwa, aragaruka, ahamagaza abagaragu yari yarahaye feza ze, kugira ngo amenye icyo buri muntu yungutse. Uwa mbere araza aravuga ati, Nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 10. Umwami aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza, kubera ko abaye inyangamugayo mu bintu bike, uzatwara imigi 10. N'uwa kabiri araza ati, Nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 5. N'uwo nguwo umwami aramubwira ati, nawe uzatwara imigi 5.
undi nawe araza ati nyagasani dore ifeza yawe nayibitse neza mu gitambaro, koko naragutinye kuko uri umunyamwaga, utwara ibyo utabitse ugasarura aho utabibye. Umwami aramusubiza ati amagambo yawe umaze kwivugira niyo ngiye kukuziza wa mugaragu mubi we, wari uzi ko ndi umunyamwaga ntwara ibyo ntabitse ngasarura ibyo ntabibye. Wabijwe n'iki gushyira feza yanjye mu isanduku y'ububiko ngo ningaruka uyimpane inyungu yayo? Nuko abwira abari aho ati nimumwake ifeza ye maze muyihe uzifite ari 10. Baramubwira bati nyagasani ko afite se nyine 10. Umwami arasubiza ati ndabibabwiye, ufite wese nzamwongerera, naho ufite ubusa bazamwambura n'utwo yaratunze. Naho abanzi banjye banze ko mbabera umwami, nimubazane hano mubicira imbere yanjye. Yesu amaze kuvuga ibyo abarangaza imbere, azamuka agana i Yerusalemu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na nyagasani, buri munsi nuhura na nyagasani bizatuma uhura n'abandi, maze muhure kandi muhuze buri munsi. Amasomo y'uyu wa gatatu natwerekeza Yerusalemu, aho Yezu azabambirwa, aho Yezu ajya kudupfira. Ubwo natwe dusabwa gukora cyane turushaho kugendana nawe mu nzira nyuramo, inzira y'umusaraba. Ubwo tujye kuzirikana ku mpano dufite, mu ntego igira iti koresha neza impano wahawe, koresha neza impano yawe. Buri muntu ku isi agira impano ye, buri muntu ku isi agira ibyo undi nari ngiye kuvuga adafite. Nubwo hari ibyo duhuriyeho twese, ariko buri wese afite umwihariko we. Ese wowe icyo ufite cy'umwihariko wawe ujye uyikoresha neza kikagira abandi akamaro. Koresha neza impano yawe. Mu gukoresha neza impano zacu tugiye kubona ingingo 3 zo kujya gutwibutsa uburyo dukoresha impano ndetse n'uburyo twazibyaza umusaruro aho turi hose. Ingingo ya mbere iritwa itandukanyirizo ry'ingabire ndetse n'impano. Ingingo ya kabiri iraza kuba ubwoko bw'impano nyagasana duha. Ingingo ya gatatu iraza kuba gukoresha neza igihe. Reka duhere ku ngingo ya mbere, itandukanyirizo riri hagati y'ingabire n'impano. Iyo tuvuze impano n'ingabire biratandukanye. Ingabire biva ku nshinga kugaba. Duhita tuzirikana muri gatisimu ingabire ndwi za Roho Mutagatifu duhabwa muri batisimu, mu isakamento rya batisimu, ndetse zigasendera mu gukomezwa. Iyo ni ingabire y'ubuhanga, ubwenge, ubujyanama, ubudacogora ku Mana, ubumenyi, ubusabaniramana n'igitinyiro cya nyagasani. Byumvikane ko witwa umukristo wese yabishaka atabishaka izo ngabire arazifite. Mu gihe ingabire zidashira zihoraho zigumaho, impano zo turaza kubona ko igihe cyagera zigashira zikavaho. Mu gihe ingabire zifite umubare uzwi, impano zo ni nyinshi. Reka dukomereze ku gisobanuro cy'impano. Impano nabyo biva ku nshinga guha cyangwa guhabwa. Bavuga ko impano mu gisobanuro cyabyo ari instrument spéciaux, ngo ni ibikoresho by'umwihariko cyangwa imitungo y'umwihariko Imana umuremyi w'abantu ahereza abantu ku mpamvu 3 z'ingenzi. Kugira ngo iyo mpano ayikoresha akorera Imana, icya kabiri akorere bagenzi be muri societe, ndetse nawe ubwe yikorere ikugirira akamaro we nyirayo. Rero impano hari ubwo irangira bitewe nuko wayikoresheje nabi, cyangwa bitewe n'uko igihe cyayo kigeze nyine cy'uko igomba kurangira. Mu gihe ingabire zo zihoraho zigume imbere zirimo, impano zo n'iby'igihe kizwi, kiba kizwi nyine n'Imana. Biradusaba rero gukora cyane no gukoresha neza amahirwe yose nyagasana duha, kugira ngo byose tugabira tubikoreshe neza, tugera heza, tugeze abagenzi bacu heza, bityo dukorere kiliziya, nanjye kuvuga n'igihugu, tubeho tubeshweho na nyagasani, bityo tugende neza mu nzira ya nyagasani igihe cyose. Kubyaza umusaruro impano dufite, koresha neza impano yawe. Nyuma kumva itandukanyirizo riri hagati y'ingabire n'impano, ko tutagomba kwirara igihe twagabiwe cyangwa igihe twahawe, reka tuzirikane ubwoko bw'impano maze nawe urebe izo ufite. Dufite ubwoko bwinshi bw'impano: impano yo kuririmba, impano yo gusenga, impano yo gukina, impano yo kuganira, impano yo kubana n'abandi neza, impano yo gusenga n'izindi nyinshi cyane. Ariko ndaza gutinda ku mpano ebyiri zikomeye cyane, arizo impano y'ubuzima, umwuka wabona iki ugura. Nyagasana araho kutwihera ku neza ye,
nta kiguzi dutanze, umwuka, ubuzima. Turaza gutinda ku mpano yindi ya kabiri ikomeye cyane, impano y'igihe nyagasani nayo twihera. Ariko reka tubanze ku mpano y'ubuzima. Ni nayo twumvise muri aya masomo cyane cyane ubwo twumvise ubuzima bw'aba bavandimwe. Mu isomo rya mbere turatangara ubutwari bw'aba bavandimwe b'Amakabe, abavandimwe barindwi bemera guhara ubuzima bwabo kuko bazirikana ko babuhana nyagasani nyine. Bya bindi by'uko nyine igitakari ibumoso igihe kizagerwa kibona n'iburyo nyine. Nyagasani yabahaye ubuzima. Nyuma yo kubishishozaho neza barabona nta kindi kiruta nyagasani. Bibaye ngombwa ko n'ubuzima butanga kuko atari ubwabo, barabugabiwe. Ni impano y'Imana, n'ubundi nyagasani nukomeza kubukoresha uko ashaka. Niyo mpamvu bemeye gupfa gitwari aho kugira ngo bandavure barya inyama zatwibigirwamana. Baremera bapfe bahorwe nyagasani, begere nyagasani nyir'ubuzima. Iki kintu kirakomeye cyane cy'ubutwari tugomba kugira dusanga nyagasani waduhaye impano y'ubuzima. Iyo nyagasani yaduhaye n'ubundi niwe ushobora no kwisubiza. Iri somo ry'abavandimwe riratwerekeza nanjye kuvuga ku butwari bwa Yezu mu ivanjiri. Wowe wemera kwitanga kugira ngo ducungure, agatanga ubuzima bwe, bwa buzima, impano y'ubuzima, kugira ngo adukize. Turamwumva agiye Yerusalemu, ari mu nzira agiye Yerusalemu. Yerusalemu hazabera iki? Niyo nzira kuducungura. Abantu bamwe baramuciraho bakamukubita, bakamuhondagura n'ibindi byinshi cyane bimubaza, ariko Yezu azemera apfe agirira twebwe abanyabyaha. Turamwumva rero aducira umugani w'amafeza 10 yahawe abagaragu yerekeza kuri Yezu Kristo databuja, wa wundi twanze, wa wundi utugabira ariko dukomeza tukamwanga, ariko amaherezo azatsinda. Iyi vanjiri yerekeza ku rupfu n'izuka bya Yezu Kristo, uko azagaruka muri rya zuka rye agatubaza uko byagenze, akadusaba raporo y'ibyo twakoze. Ese nawe wamuciriyeho? Ese waba waramututse? Ese wamukoreye iki? N'icyo ujya ukorera Yezu kigaragaza ko nawe uri kumwe nawe cyangwa utari kumwe nawe. Impano ufite nyagasani yaguhaye uzikoresha neza, kwihangana, kugendana na Yezu, kugera ku musaraba. Nyagasani ntamago tugira neza, aduha ubuzima, akaduha n'ibindi byose dukenera muri ubwo buzima kugira ngo tubeho neza. Ni bya bindi Mutagatifu Agusitini yavugaga ati, nyagasani yaturemye atatugishije inama, ariko mu kujya kuducungura bizagombera uruhare rwawe n'urwanjye kugira ngo dukire. Ngubu ubuzima nyagasani aduha nta kiguza twatse, ariko hari n'ibindi aduha bituma koko ubuzima tubaho neza. Igihe, ya mpano y'igihe izadufasha gutunganya neza ubuzima yaduhaye. Twese ku isi igitangaje tugira amasaha 24, perezida agira 24, papa agira 24, abaganga bagira 24, abarimu bagira 24, abacuruzi bagira 24, abana, abagore, abagabo, abakuru n'abato, twese ku isi tugira 24. Kuri 24 ese ni kangahe amasaha yakoresha neza uko Imana ishaka? Izo mpano icyo gihe, izo mpano ni impano nyinshi cyane. Luka mu gihe akoresha amafeza, Matayo akoresha amatalenta 10. Umubare 10 mu gihe Heburayi yode ni ikiganza kibumbye gifitanye neza ntoki 10, bikavuga gukora cyane ndetse n'amategeko 10 y'Imana yandi tugomba gukurikiza adufasha kubana n'Imana ndetse n'abagenzi bacu. Batubwira ko feza imwe yari ifite agaciro k'amadarakima 100, kandi idarakima rimwe ngo yari umushahara w'umukozi ku munsi. Nawe urebe icyo ujya ukorera ku munsi, icyo nicyo cyerekeza ku mpano nyagasani aguha. Ntabwo bifite agaciro gahambaye, ahubwo icy'ingenzi ni ukubikoresha neza uko nyagasani yifuza. Umwami akabaha feza 10 n'ikiganza kibumbye, gukorera hamwe, kubaha Imana, amategeko y'Imana, kugera ku ndunduro. Bikadusaba rero kuvana amaboko mu mufuka tugakora cyane, ubundi tukazabona umusaruro utubutse. Ni kangahe nagiye ntigihe nkagira ubunebwe, nkagira umushiha, nkagira ubugugu, nkanga gukora. Kandi nyagasani ari cyo ansaba, gukora cyane, ngakoresha neza igihe nyagasani yampaye. Muvyeyi, niba ushinze urugo, iyi nkuru yumve kugira ngo umenye ukuntu ugomba gucunga urugo rwawe neza udata igihe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, ngo umugabo n'umugore ngo bari bakize cyane, bafite ibintu bya mirenge, bafite amamodoka, bafite amazu n'ibintu bikomeye cyane byinshi. Ngo umugabo ngo ari dogiteri mu bitaro bikomeye, naho umugore we ngo akaba umukozi ukomeye cyane muri minisiteri ikomeye cyane muri icyo gihugu. Hanyuma uko bakomeje kugenda bakataza mu bukire, umunsi umwe ngo umugabo ngo ntiyashyirwa, akajya cyeka ko umugore ajya muca inyuma. Rimwe
yamubona ari kumwe n'abandi basore cyangwa abagabo bari kuganira ati nta kindi buriya ari gupagura yagiye kunca inyuma, yaba agiye gukaza agakomeza kumuhugiza amaso ati nta kindi buriya agiye kunca inyuma. Uzi ko igihe cyaje kugera uyu mugore ngo yatwazwa n'umushoferi mpaka ageze gukaza akaza no kumugarura kubera iyi serivisi ikomeye yari afite nyine. Hanyuma umugabo yigeze igihe ntiyashirwa amakenga umugore we afata icyemezo ko mbere yo kujya ku kazi azajya abanza atwara umugore amugeze ku kazi aze kongera kugaruka amurebe, wasanga n'umushoferi ajya amuca inyuma. Afata icyemezo kigenda gitonuka agiye atwara umugore we ku kazi. Yamutwara ku kazi nabwo ntashyirwe, akavuga ati buriya wasanga patro ukoresha uyu mugore nta kindi babiremo, wasanga bari kunca inyuma. Nawe gafata igihe yaba yamujyanye akaguma aho ngaho, rimwe na rimwe akaba yakererwa n'akazi. Urumva yamugezaga ku kazi akajya yagaruka nawe akajya abona kujya ku kandi kazi ke ko mu bitaro. Igihe cyaje kugera kubera ko yagombaga kuhaguma agacunga patro, akaza guhava gusa igihe patro agiye nko mahugurwa, akabona kugira umutekano ko uyu mugore we nyine nta kindi kiza kumuhungabanya, nuko akaba yajya ku kazi. Igihe rero kimwe kiza kugera patro ntiyabona amahugurwa menshi ajya ajyamo, nuko dogiteri akageza umugore ku kazi agahaguma, izuba rikanda kumwica ategereje umugore we. Igihe cyaje kugera abarwayi babura bavura mu bitaro, babura nyine umukozi w'imena, bigeze aho nyine baramwirukana. Bamaze kumwirukana umugabo akomeza guhatiriza atwara umugore we ku kazi, ari umushoferi we kandi yari dogiteri. Nanone ntiyanyurwa kubera ko shebuja w'uyu mugore yahagumye igihe kirekire. Nuko wa mugabo igihe kigeze aravuga ati uko biri kose ntabwo ushobora kumenya ibiri kubera imbere. Afata icyemezo cy'uko agiye gukura umugore ku kazi, dore ko uyu mugabo yarasigaye yikorera yicururiza. Afata icyemezo cy'uko umugore nawe agiye kumubuza aka kazi, maze akazajya amugabura ku byo azaba yungutse. Afata icyemezo ko agiye kumufungirana mu gipangu akagumayo, bityo akaba agize umutekano ko atazongera kumuca inyuma. Yajya ku kazi agiye gucuruza agasiga uyu mugore mu gipangu mufungiranye. Igihe cyaje kugera wa mugore ngo aza kurwara. Amaze kurwara bamuzegurutse ibitaro byose bamuvuza bakabura indwara. Nuko uyu mugabo aza gufata icyemezo ko agiye kumuvuza mu mahanga kugira ngo arebe ko yakira. Yajya kumuvuza hagira undi ashaka kumujyana ngo ajye kumurwaza, uyu mugabo akabyanga ati najya kumurwariza ejo n'ejo bundi atazanca inyuma, ashaka gukira agahita anca inyuma bikarangira. Ushatse kumujyana ngo ajye kumurwaza umugabo akabyanga. Igihe cyaje kugera umugabo amugendaho, bagumiye mu bitaro, amaduka barayafunga, ibintu byose bashiraho, ubukene buza mu rugo yabo kubera ko ibintu batangaza kuri uyu mugore byari byinshi cyane. Uyu mugabo akomeza kurwaza umugore w'igihe kirekire aha mu bitaro, ariko umugore we ntiyakira. Hagira ushaka kumusimbura tereka tugufashe byibuze natwe turwaze ku mugore wawe, byibuze ujye gukorera urugo, umugabo akabyanga. Yewe na n'ubu wa mugore aracyarwaye arembeye muri ibi bitaro. Hagati aho inzara mu rugo rwabo, ibibazo ni byinshi, ubukene bwabaye bwinshi, bya bintu byose bari bafite byashiriye aha ngaha. Uyu mugabo aracyarwaje umugore we na n'ubu ategereje ko umugore azakira. Ngaho fora iki umugore yararwaye. Nk'uko ko byaje kugera igihe nyine amaze gufungira mu gipangu, yaje kurwara indwara nyinshi cyane, diabete, hypertension, n'izindi ndwara nyinshi cyane, ariko n'agahinda gatabuze. Ukurira ifoto nawe y'umuntu wawe ugenda gucunga agakubuza kuganira n'abandi, ntihongere gusohoka, hari akato karuta ko ngako se mwabyeyi mwe. Reka dusoreze gutuntu dutatu zo kujya kugufasha kureba nawe uko ujya uta igihe. Icyambere, gutaba igihe. Iyo uri gutekereza nabi ibitekerezo bibi, buryo uko no guta igihe, kuko ibitekerezo bibi bizaganisha ku bikorwa bibi, nawe ibitekerezo byiza biganisha ku bikorwa byiza. Muntu utekereza nawe buri gihe ukaba wicaye ku mukeka uri gukeka mugenzi wawe, nguko guta igihe. Ibitekerezo byo kwa shitani buri gihe ugahora ukeka mugenzi wawe, uko no guta igihe. Amagambo dutekereza, ibishenzi bibi, amagambo tuvuga, ibitekerezo byacu bidahwitse, imigambi yose ya sekibi tuba turimo, uko no guta igihe. Hari umuhanga wavuze ati bwa kabiri, iyo ufite igihe ugashaka igihe uba uri guta igihe. Natwe rero twirinde guta igihe, twibutse uburyo dukoresha amasaha 24 imirimo dukora uko ibimeze, uburyo ukoresha iyo mpano y'igihe umeze gute. Icya gatatu ni ukureba ibintu duhugiyemo.
ibintu bidutwara umwanya. Baravuga ngo ikigirwamana ngo ni ikintu cyose utaburira umwanya. Nawe uze kureba mu gusoza ibintu byose usajya uburira umwanya, wasanga aricyo kigirwamana cyawe, wasanga arizo nyama zawe zatamba ibigirwamana, maze nawe ureke guta igihe. Abahanga mu guteganya ibikorwa byiza no kurwanya ubunebwe bakora ingengabihe y'umunsi, ugakora ingengabihe y'icyumweru, ingengabihe y'ukwezi, ingengabihe y'umwaka, ingengabihe y'imyaka 5, ingengabihe y'ubuzima bwawe, ukavuga uti ndashaka kuzagera aha ngaha. Bigakurinda kugenda utakaza igihe cyawe ugenda ucungacunga, ahubwo bikagufasha guhamya umurongo mwiza mu Mana, kugenda neza mu nzira z'Imana. Komeza ukoreshe neza impano wahawe, wita igihe, werekeranye Nyagasani iminsi yose, igihe cyose, buri munota uri kumwe n'Imana, buri munota ugenze neza, buri munota uko neza icyo Imana ishaka. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.